Hello everybody, how are you today? Muraho neza mwese? Ese mumeze mute uyu munsi? Welcome to English Fluency Center YouTube channel. Mbahaye ikaze kuri iyi shene yitwa English Fluency Center. This is your English teacher Jean de Dieu Uwingabiye from Rwanda. Muri kumwe na mwarimu wanyu hano Uwingabiye Jean de Dieu guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. And I'm here to teach you English speaking basics. Nkaba ndi hano kugira ngo mbigishe ibintu by'ibanze byabafasha kuvuga Icyongereza. Let's get started. Mureke tujye mbere. Today we are going to begin section 2 of English speaking basics. Uyu munsi tugiye gutangira igice cya kabiri, ni ukuvuga ngo ni amagambo afasha abantu bo mu cyiciro cya kabiri. These English speaking basics are for those who are called intermediate or level 2 students. So, let's get started. Nuko rero mureke tujye mbere. Number 1. I'm calling to plus verb. Iya mbere iravuga ngo nterefoni cyangwa se mpamagaye kugira ngo, ukongeraho icyo bita verb cyangwa inshinga. When using these phrases, I'm calling to, you are stating that you are actually using your phone to call. Iyo ukoresheje iri jambo ngo I am calling to, uba ugaragaza ko ufashe telefone yawe kugira ngo uhamagare, relay information, cyangwa se ugeze ubutumwa aho ugomba kugera. Listen to the examples whereby we are going to use I'm calling to. Nimutega amatwi ingero tugiye gukoreshamo I'm calling to tell you about my day. Nguhamagaye ngira ngo nkubwire ubijyanye n'umunsi wanjye. I'm working on plus noun. Ndimo gukora kuri ibi n'ibi. Wongeraho izina nge. I'm calling to accept your invitation. Nguhamagaye ngira ngo nkwemerere yuko ubutumire bwawe nabwakiriye cyangwa se kuba warantumiye nzaboneka. I'm calling to answer your question. Nguhamagaye cyangwa ngutelefone kugira ngo subize ikibazo cyawe. I'm calling to book a reservation at your restaurant. Nguhamagaye ngira ngo mfate umwanya muri iyo restaurant yawe. I'm calling to complain about something. Nterefone ngira ngo ngaragaze ko ntishimiye ikintu runaka. I'm calling to thank you. Ngutelefone kugira ngo ngushimire. I'm calling to support your decision. Ngutelefone ngira ngo nshyigikire icyemezo wafashe. I'm calling to remind you of our dinner plans. Nguhamagaye ngira ngo nkwibutse gahunda yo kusangira ibya nimugoroba. I'm calling to report a lost wallet. Nterefone ngira ngo mbagezeho cyangwa se mbamurikire itakara ry'ikofi yanjye. I'm calling to receive my prize. Nterefone ngira ngo nakire impano yanjye cyangwa igihembo cyanjye. Number 2. Am is the contraction of I am. I'm ni mpine ya I am. The phrase working on, iyi nteruro ngufi ivuga ngo working on delays a physical or mental effort, iba itugezaho imbaraga runaka, ibigaragaza imbaraga runaka ubukoresha mu buryo bugaragara physical cyangwa se ukoresheje ubwenge towards an accomplishment, ku kintu wagezeho. I'm working on a big project. Ndimo gukora ku mushinga munini. I'm working on training my dog.
Ndimo gushyira imbaraga ku gutoza imbwa yanjye. I am working on making new friends. Ndimo gushyira imbaraga ku gushakisha inshuti nshyashya. I am working on educating myself. Ndi gukoresha imbaraga niyigisha. I am working on my homework. Ndi gukora ku mukoro wanjye. I am working on painting a house. Ndi gukora ku bijyanye no gusiga amarangi inzu. I am working on a new idea. Ndi gukoresha imbaraga cyangwa ndi gukora ku gitekerezo gishya. I am working on my computer. Ndimo ndagira ibyo nkora kuri mudasobwa yanjye. I am working on my website. Ndimo kugira ibyo nkora ku rubuga rwanjye rwo kuri internet.